Tuhaye ikaze hano kuri Light TV 20. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ivuga uko ubayeho niko abanzi bawe bagenda biyongera cyangwa se bakagabanyuka. Ndagusaba gukora subscribe kuri iyi channel, ugakora kuri notification, ugakora no kukazogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa buri uko nsizeho video. Iyo wishimye abanzi bawe barababara. Niba bashaka ko wishima, ibyishimo byawe nicyo kintu kigora umwanzi wawe kugeza n'aho ashakisha akoresha ibishoboka byose kugira ngo akubabaze. Biragoye kubona ibyishimo by'umwanzi wawe mu gihe wowe wishimye. Iyo ukenye umwanzi wawe arishima kubera ntaba ashaka ko uzamuka kumanura. Iteka ashakisha amakuru yawe aho ava akagera kugira ngo abone aho ahera aguhemukira cyangwa se ko akumanura. Iyo ukize umwanzi wawe arababara kuko naba ashaka ko uzamuka mu byo uri gukora byose. Ikimunezeza ni ukukubona ubwera wabuze aho ufata n'aho ureka. Bishimira ibyago by'abandi. imibereho yawe hari abibabaza. baba bifuza kumera nkabo. Ite ku mibereho yawe, nutayitaho abandi bazayitaho mu buryo udashaka cyangwa se utishimiye. Iyo ubaye umugabo abanzi bo mu busore bwawe baragabanuka hakaza abandi bashya. Uzi impamvu? Abo mwari mu rungano baraguhunga kuko baba bumva yuko ugiye mu kindi cyiciro gitandukanye n'icyo bo barimo. Niyo mpamvu inshuti zigabanuka, haza izindi zo mu cyiciro ugiyemo aricyo cyo kwitwa umugabo. Iyo ufite abanzi benshi byumvikana yuko ibyo ukora bigaragara, burya baba babibona. Baba banga ko ibyo ufite cyangwa icyo umaze kugeraho mu buzima bwawe yuko wakomeza kuba wabitunga. Iyo hari icyo ufite ugira abanzi kuko abo ngabo nibo baba bashaka icyo ngicyo ufite, icyo utunze. Hari ababacyifuza, abo bacyifuza rero hari igihe bavamo abanzi bawe. Ibyo tuvuze nabyo bisobanura ubuzima. Iyi si ntiwayibaho nta banzi ugira. Ubuzima ni inzira igoye kandi ishoboka. Isaba kwihangana ukemera kunyura mu bigoye kugira ngo urebe ko wagera aho ugera cyangwa se wajya mbere. Aho utarakora subscribe, ndagusaba gukora subscribe, ugakora no kuri notification no kukazogera kugira ngo video nsizeho ujye ubona ubutumwa bukavuga yuko nasizeho video. Rwose please twinginze reba ngo hari ijambo ry'umutuku ukandeho rihindura ibara. Niba kandi ubona ritasa umutuku, kora like ndetse unayisharinge abandi nabo kugira ngo babashe kuyibona. Ndagushimira umwanya wampaye wo kuba uri kunyumva hano kuri Light TV 20, ndetse nizeye ko uri wisangiza abandi nabo bakayireba iyi video ndetse bakumva n'ibirimo. Mwari kumwe na Dusengumuremyi Emmanuel wateguriye kino kiganiro. Murakoze.